turimo turasoza umwaka kandi iyo dusoza umwaka hari akantu nabonye kaba mu bantu benshi kitwa ubwoba bwo gupfa. Iyo umwaka uri gusoza ubona abantu benshi bafite akantu k'ubwoba tiwabona runtwaye. Iki rero cyatumye nshaka kumenya impamvu. Mu byo rero Mwuka w'Imana yambishuriye hamwe n'ijambo ry'Imana dusoma tubazaniye ubutumwa buvuga ngo Uwiteka natwishimira azatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwacu. Amen. Nubwo ari ukwezi ko gutahamwe abantu, nibyo koko uku n'ukwezi abantu benshi batahamo, impfu ziba ari nyinshi, impanuka aba ari nyinshi, hirya no hino amakuru aba ari menshi ugereranije n'andi mezi tuba twaranyuzemo. Reka mbanze mbafashe gatoya kumenya impamvu amezi asoza umwaka habonekamo impfu nyinshi. Amezi asoza umwaka, imwe mu mpamvu ikomeye ituma habonekamo impfu nyinshi bifitanye isano n'ibintu bibiri. Icya mbere, kuba ya mezi asoza umwaka abantu bayapfamo binafitanye isano n'ingengabihe y'isarurwa ry'abantu. Iyo umwaka uri gushira, itsinda rishinzwe gusarura ryihutira gusarura kugira ngo wa muntu utagomba kurenza uwo umwaka ushira apfuye. Hakaba impamvu ya kabiri igendanye n'icyo bita itangwa ry'ibitambo bitangwa n'abandi. Niho muzajya kumva mukumva ngiye impanuka saa 3, ngiye impanuka saa 5, ngiye impanuka saa 8, saa 9 impanuka, irunaka impanuka, mu karere k'irunaka impanuka. Wakurikirana kandi ugasanga izo mpanuka zose zagiye zimenekamwe amaraso. Niyabaye ntihagire umuntu upfa ariko amaraso yamenetse, byumvikane ko icyo bashakaga cyagezweho. Nubwo nta wapfa ariko hari amaraso yamenetse. Ayo maraso yamenetse se mugira ngo yagiye gusa? Yamenetse ariko hari ibyayatwaye, hari ibyayajyanye. Ariko ihumure rihari nuko Umwami Imana mpaye ubuhanuzi buvuga ngo Uwiteka natwishimira. Urupfu rurakare ntirurakare, abatanga ibitambo bitange ntibabitange, abamarayika bashinzwe gusarura basarure ntibasarure. Uwiteka ari bwishimire, ari bumutangira ingabo zipfe kubwe, uyu mwaka usoze yinjire 2024 abyina intsinzi ari amahoro kandi ameze neza. Ubu twiyakire muri aya matariki asigaye, ibi byumweru bibiri bisigaye 2023 irangire. Ubu twiyakire pe, urupfu rudutwara abantu, rudutwara ababyeyi, rudutware inshuti, rudutwara abavandimwe. Twiyakire ngo ntacyo twarenzaho, rujya rukomanga turuhe karibu, turuha agatebe rwicare, ku mugoroba tubike, dutanga amatangazo kuri radio ngo runaka yitabye Imana ejo muzadufashe. Twiyakire. Oya, nahawe n'Umwami Imana ya magambo mbabwire nti gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka gusuhuze inshuti ya gusenga everyday. Nizere kumeze neza mu bisanzwe muri kumwe nanje Manirakiza Edouard. Abari mu Rwanda turasuye tubabwira ngo Imana ibahe umugisha. Abari mu Burundi turasuye mu inshuti za gusenga everyday. Abari muri Afrika mumva ikirundi n'ikinyarwanda ndetse n'ikinyamurenge turasuye kuri gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, ariko none no gusenga uzaneshwa. Senga. Abari mu Burayi turabasuje tubabwire ngo Imana ibamugisha mu inshuti za gusenga everyday. Abari muri Aziya turabasuhuje mu inshuti za gusenga everyday. Abari muri Australia mu inshuti za gusenga everyday. Abantu muri Canada, Amerika, mwese ku mugabane wa Amerika turasuye tubabwira ngo mu inshuti za gusenga everyday turabakunda. Kuko muri kuri kamera ya gusenga everyday turi kumwe n'umukozi w'Imana Misago. Uraho Misago? mukomere cyane. Amakuru y'imisi? Ndaho ndashima Imana. Ego, wasuza no gusenga everyday bari baguherutse wanabasuhuza? Ndabasuhuje, nimugira amahoro ku gusenga everyday, turabakunda cyane. Imana nibishimire. Ego. Ni Misago wa Ruferedi. Maze iminsi ndi kuvuga kuri iri zina ryanjye. Ego. Iri ni rimwe mu mazina ari kugenda bura ku isoko. Ego. Iri zina riri kugenda ribura ku isoko. Kubera ko kubona Misago bigusaba kubushirika ubute mu kubyara. Nta muntu umunebwe mu kubyara wabona Misago. Ntaho byashoboka. Bigusaba kubyara ufite n'ibyo uzaba. Ukabyara kuko kugira ubone Misago urabyara 10, wamara kuzuza 10 ukabona kubyara Misago. Niho havuye ijambo rivuga ngo 10 ni Misago. None ukurikije ahandikire uko ikirere kimeze, Yego. N'ubwoba bw'ubuzima abantu bafite, Yego. Kugira ubone Misago
muri ibi bihe w'umwana mutoya byagorana. iri zina riri kubura ku isoko, riri kubura ku isoko. Ubu turahenze cyane, murahenze kabisa. neza cyane. Gusa mpita mbona bizanatuma ndama, yego nzarama kuko Imana ntiyatuma izina rizima buru, izina rizima ku isoko riburi. Bivuze ngo nzarama ndame n'abandi ba Misago turame, ninjya gupfa nongere niyuburure mu bantu bazaramwa. Ubu ndimo nduwa, ndimo rwose. Imana ibihere gucyubahiro. Amen, amen, amen. Okay, watangiye usenga Imana nkuko cyane yacu to gusenga everyday cyangwa gusenga buri munsi? Reka dusenga Imana. Mana nziza, turagushimiye kandi turaguhimbaje. Niwe buzima bwacu, niwe mibereho yacu, kandi nubwo tuvuga gutya niwe uduha kurama. Ntabwo tubiheshwa n'izina runaka dufite, ahubwo tubiheshwa n'ubuntu bwawe nuko wabyemeye. Turagushimiye kandi turaguhimbaje kongera kutwemerera kuboneka kuri kamera za gusenga everyday hamwe n'abakunzi bacu bose bakunda gusenga everyday. Reka rero tuhagirira umugisha uturuka kuri wowe, tuhagirira ibihe byiza, udushyigikire mu ijambo ryawe. Ibyo tugiye kuvuga ntitubivuge ku bwacu, ahubwo tuyoborwe n'Umwuka Wera, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Amen. Tukaba tukwakiriye kuri gusenga everyday, tukaba tuguhaye agatuti ka gusenga everyday. Murakoze cyane, ukoresheje ijambo ryiza ati agatuti. Agatuti rwose kandi ndakakiriye. Tubazaniye amagambo meza, tubazaniye amagambo afite imbaraga, ariko ni n'amagambo mbona mu buhanuzi. Murabona ko turi mu mpera z'umwaka, turimo turasoza umwaka, kandi iyo dusoza umwaka hari akantu nabonye kaba mu bantu benshi kitwa ubwoba bwo gupfa. Iyo umwaka uri gusoza ubona abantu benshi bafite akantu k'ubwoba, wabona runtwaye. Mu minsi ishize hari ahantu nanyarukiye mu gihugu kimwe mu bibanyi by'ibibanyi, mbwira umuntu w'inshuti yanjye, namubwira nti uzi ko ngiye mu gihugu cy'ababanyi? Tugiye mu mezi mabi we, atugiye mu mezi yo gupfa, ataya n'amezi yo gupfa. Ndavuga ndise kumbi byaramenyekanye ko haba amezi yo gupfa. Uhita ubona ko abantu benshi bazi ko aya mezi asoza umwaka, ukwezi kwa 11, ukwezi kwa 12 ari amezi abantu batahamo kuruta andi mezi yose agize umwaka. Iki rero cyatumye nshaka kumenya impamvu. Mu byo rero Umwuka w'Imana ambishuriye hamwe n'ijambo ry'Imana dusoma, tubazaniye ubutumwa buvuga ngo Uwiteka natwishimira azatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwacu. Amen. Uwiteka natwishimira. Mu yandi magambo, urupfu rwo rurahari, nta nubwo twenda kuruhagarika. Rurahari, ruranizereza, ruri no kwizereza cyane. Turaje tubibereke uburyo ruri kwizereza buri mwanya, ruri no kwihuta, ahubwo ruri no ku muvuduko wo hejuru. Ariko Uwiteka natwishimira. Mu yandi magambo, ibanga no kwishimirwa n'Imana. Reka nsome ijambo ry'Imana rituyobore, ubundi nze tuganire ijambo ry'Imana, tubahanurire, tubabwire Uwiteka natwishimira. Ibanga no kwishimirwa n'Imana. Uwishimirwa n'Imana, Imana iramutangira ingabo. Yesaya 43 umurongo wa 4, kuko wambereye inkoramutima kandi ukaba wo kubahwa, nanjye nkagukunda, nicyo kizatuma ntanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwawe, n'amahanga nkayatangira ubugingo bwawe. Kanongereho n'irindi riri muri Yobu igice cya 36 umurongo w'18, haragira hati 36:18 ni igitabo cya Yobu. Hariho uburakari, wirinde utayobeshwa no kwirarira kwawe, bigatuma incungu nyinshi zinanirwa kugucungura. Mbese ubutunzi bwawe n'ububasha bw'imbaraga zawe bwose byatuma utabona amakuba. Nibi byanditswe tugiye kwifashisha, nubwo turagenda tubona n'ibindi uko Umwuka w'Imana aragenda adufasha. Intego ni ijambo rigira riti Uwiteka natwishimira azatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwacu. Nubwo ari ukwezi ko gutahamwa abantu, nibyo koko uku n'ukwezi abantu benshi batahamo, impfu ziba ari nyinshi, impanuka aba ari nyinshi, hirya no hino
amakuru aba ari menshi ugereranije n'andi mezi tuba twaranyuzemo. Reka mbanze mbafashe gatoya kumenya impamvu amezi asoza umwaka habonekamo impfu nyinshi ugereranije n'andi mezi. Amezi asoza umwaka, imwe mu mpamvu ikomeye ituma habonekamo impfu nyinshi bifitanye isano n'ibintu bibiri. Icya mbere nicyo bita igihe cy'Imana mu gusarura umuntu cyangwa mu gusarura abantu. Igitabo cy'Umubwiriza igice cya 3 Bibiliya iravuga ngo Imana igenera ikintu cyose igihe cyacyo. Hari igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa. Noneho rero icyo gihe cyo gupfa uhaje n'icyo bita igihe cyo gupfa. Hari igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa. Icyo kuvuka turaserebura, icyo gupfa tukifata ku itama. Uretse ko kwifata ku itama ni n'ikinyuranyo cy'ijambo ry'Imana, kuko Salomo yavuze ko umunsi wo gupfa uruta umunsi wo kuvukaho, kuko ugiye neza abaruhutse ariko uvutse hari igihe abaje mu muruho, hari igihe abavukiye umuruho. Dore ko abenshi si no kuvuga ngo benshi, ni nk'ihame tuvuka turira. Niyo umwana avutse ntarire baravuga bati afite akabazo, mushaka uburyo bwose bwatuma twumva arize. Uku kurira se ni iki? Aratinya haje, afite ubwoba bw'isajemo, aje mu isi y'umuruho. Yarari ahantu atuje, yarari mu yindi si, yarari mu kindi gihugu, yarari mu bundi bwami, none yavukiye mu isi y'umuruho. Yobu 14:1. Iyo umuntu avukiye mu isi abafashe igihe mu ntambara, aje mu ntambara ariko upfuye we yagiye neza, abatangiye igihe cyo kuruhuka. Niyo mpamvu Salomo yavuze ngo umunsi wo gupfa uruta umunsi wo kuvuka. Noneho rero icyo Bibiliya yita ngo igihe cyo gupfa kigenwa hagendewe ku ngengabihe y'umwaka, y'ingano y'umwaka. Mbibutse ko cyangwa nanabibamenyesha batabizi, kalendari igenderwaho dupfa ihura cyane na kalendari tubariraho imyaka, bitewe n'akarere n'igihugu n'aho abantu baherereye. Kuko murabizi ko ugereranije n'umugabane, bigendanye n'umugabane umuntu ariho, hari aho usanga imyaka idahura. Tugaba turi muri 2024 na 3, hari abandi bakiri muri mu 2010 na kangahe, bitewe n'uko kalendari zabo zibara. Ibyo murabizi. Noneho buri kalendari y'akarere runaka ni nayo igenderwaho babara uko dukurwa mu mubiri. Iyo dusomye Zaburi, hari amagambo Dawidi yavuze, aravuga ngo iminsi yo kubaho kwanjye itaravaho n'umwe yari yanditswe mu gitabo cy'Uwiteka. ngo yagenwe, ngo yategekeye iminsi, yategetse iminsi yo kubaho kwanjye itaravaho n'umwe yanditswe mu gitabo cy'Uwiteka. Urumva ko umuntu agira iminsi. Iyo minsi rero iyo bayibara bayisanisha n'ingengabihe ya kalendari dukoreraho bitewe n'aho umuntu aherereye. Niba mvutse bikandikwa ngo Arufereda avutse kuri uyu mwaka, azapfa muri uyu mwaka, bizabarwa bigendanye n'igihe n'aho mperereye na kalendari dukoreraho. Niba ari imyaka 90 bangeneye, ubwo anniversaire y'imyaka 90 ni inyuzuza muri uwo mwaka nyujujemo, mba ngomba kuwutahamo. Bishobora guhinduka bitewe n'impamvu, byahinduka bikaza imbere gato bitewe n'impamvu, haje mu icyo bita gukenyuka, kubera wenda kwirara k'umuntu n'ububi bw'umuntu. Bibiliya icyo yita kugabanya imyaka y'umuntu
igatuba kubera ko yaba yahemutse cyane, ishobora no kwiyongera icyo birayita guhazwa uburame, kongererwa imyaka yo kubaho ikaba yajya mu 100, ariko nta zindi mpamvu zidasanzwe zo kongererwa imyaka, zo kugabanyirizwa imyaka. Uwo mwaka wa 90 mba ngomba kuwupfamo. Iyo rero mwinjiyemo nkawinjiramo mu kwa mbere kwawo, ngomba kuwutahamo, bashobora kumba poromosiyo yo kurya ukwezi kwa mbere, nkarya ukwa kabiri, nkarya ukwa gatatu, nkarya ukwa kane, nkarya ukwa gatanu, nkarya ukwa gatandatu, ukwa karindwi, ukwa munani, ukwa cyenda, ukwa 10, byagera mu kwa 12, kwa 11 n'ukwa 12. Itsinda ry'abamarayika rishinzwe gusarura ryihutira kureba ku rupapuro ni bande dufite ku rutonde bagomba gutaha muri uyu mwaka. Harimo runaka na runaka na runaka, aba nibo bagomba gutaha uyu mwaka. Kavuga batise ko amezi yatugendanye, reka dufatiranye. Kuba y'amezi asoza umwaka abantu bayapfamo binafitanye isano n'ingengabihe y'isarurwa ry'abantu. Iyo umwaka uri gushira, itsinda rishinzwe gusarura ryihutira gusarura kugira ngo wa muntu utagomba kurenza uwo umwaka ushira apfuye. Ngiyi impamvu ya mbere ni isarura ry'Imana rigendana n'ingengabihe y'umwaka, n'igihe umuntu aba yaragenewe ijambo ry'Imana rivuga, gishobora kurenga cyangwa kikagabanuka nk'uko twabibabwiye. Hakaba impamvu ya kabiri igendanye n'icyo bita itangwa ry'ibitambo, kindi abantu batajya bamenya, n'abakizi ntibakivugeho amakuru menshi. Itangwa ry'ibitambo bitangwa n'abandi. Ku bantu batarizera Kristo habamo ubukonikoni bwinshi, n'ubupfumu bwinshi, n'ubugome bwinshi, ku rwego umuntu bashobora kumutangaho igitambo. Ubu Pawulo yandikiye Timoteyo mu rwandiko rwa mbere mu gice cya 6, ariko umwihanangiriza amubwira uti mwana wanjye Timoteyo ndakwihanangiriza ntukaba umukunzi w'impiya cyane, kuko gukunda impiya ni umuzibi ibi byose. Muzi ko gukunda impiya bijya bituma abantu bafata abandi bakabatangaho ibitambo. Umuntu akashaka ubutunzi kugera ku rwego bamubwira bati noneho uyu mwaka uzaduha akana kawe k'imfura, uyu mwaka uzaduha akana kawe ka 3, mbere yuko uyu mwaka urangira uzaduhe mama wawe, mbere yuko uyu mwaka urangira uzaduhe wa nyogosenge w'irunaka. Akabyemera, agasinya amasezerano. Abo turi kumwe ku gusenga everyday, birashoboka cyane ko ayo makuru hari abayazi, cyangwa ubwo buzima hari n'ababubayemo, hari n'ababa bakiburimo, hari n'abafite ubwoba bwo kubusohokamo bavuga batize ko nabyemeye nintamutanga aho ntibanyica sinjye uri bupfe. Tugisha inama, jya muri comment wandi kuvuga uti ngenda bakeneye kubagisha inama, nari naratanze igitambo cy'umuntu mfite ubwoba ko ntamutanze, mbere yuko umwaka urangira banyivugana. Tugusengere, turahari, turabakozi b'Imana, tukwirukaneho izo mbaraga mbi zituma utanga abantu, utanga amaraso y'abantu, ntacyo uri bube. Iyo rero umwaka uri kurangira, abahize imihigo yo gutanga ibitambo by'amaraso, harimo n'itsinda ry'abadayimoni rishinzwe kumena amaraso y'abantu. Umwaka utangira bavuze bati amaritiro angana gutya muri uyu mwaka tugomba kuyamena. Iyo rero bigeze mu kwa 12 haba hari ipiganwa rikomeye, ni competition. Umwaka udashira ibitambo tutabitanze bakatugwa nabi, umwaka udashira amaraso tugomba kumena atamenetse, niho muzajya kumva mukumva ngiyi impanuka saa 3, ngiyi impanuka saa 5, ngiyi impanuka saa 8, saa 9 impanuka, irunaka impanuka, mu karere k'irunaka impanuka. Wakurikirana kandi ugasanga izo mpanuka zose zagiye zimenekamwe amaraso. Niyabaye ntihagire umuntu upfa, ariko amaraso yamenetse, byumvikane ko icyo bashakaga cyagezweho. Nubwo nta wapfa ariko hari amaraso yamenetse. Ayo maraso yamenetse se mugira ngo yagiye gusa? Yamenetse ariko hari ibyayatwaye, hari ibyayajyanye.
mu mpera rero z'umwaka kuba habamo n'iyo gahunda y'abantu babi n'abadayimoni batanga ibitambo by'abantu n'amaraso y'abantu, cyane cyane ku bantu batizera, kuko uri muri Kristo Yesu we biragoye kugira ngo umushike umushete mu bitambo uzatanga, biba bigoye, byakugora kumubona. Icyo nicyo gituma iyo umwaka urangira haboneka impfu nyinshi, ariko ihumure rihari nuko umwami Imana mpaye ubuhanuzi buvuga ngo Uwiteka natwishimira. Urupfu rurakare ntirurakare, abatanga ibitambo bitange ntibabitange, abamarayika bashinzwe gusarura basarure ntibasarure, Uwiteka ari bwishimire, ari bumutangira ingabo zipfe kubwe, uyu mwaka usoze yinjire 2024 abyina intsinzi ari amahoro kandi ameze neza. Ibanga nta rindi ni ukwishimirwa n'Imana. Uwiteka natwishimira. Munyemerere nkomeze, nari maze kubasobanurira impamvu gatoya ku mpamvu ituma ukwezi gusoza umwaka mu mezi nk'abiri, kwa 11 ukwa 12. Ni ikibazo abantu bajya bibaza cyane, kubera iki muri aya mezi. Hari n'uwo duherutse kuganira arambwira ngo twamaze kwiyakira, ngo mu kwa 12 buri gihe dushyingura umuntu mu muryango wacu, ngo n'ubu ngubu ngo sinzi uwo ngo tuzashyingura, ngo baranabyakiriye. Kandi urebe ikintu kibabaje, bakaba bazi ko icyo kibazo gihari, bakanabyakira, bakanatuza, bati twariyakiriye. Kuki mwiyakira mu bibi? Umwaka wa mbere urabaye mupfushije umuntu, umwaka ukurikiyeho mupfushije umuntu, uwa gatatu mukabyakira, nta n'icyo mubikoraho. Mubona ari ubuzima, mubona ari iraha, mubona ari umunezero guhora mujya mu kiriyo buri mwaka. Kuki ntacyo mubikoraho? Ubwo mugiye kumbaza muti ngo none se tubikoreho iki? Ngo none se nyine ku rupfu iyo rwaje ruba rwaje. Ubusa n'ubwa mbere ruza kudutwara rukagenda rutatujyanye. Ubusa ni rimwe ni kabiri, ni umuntu umwe se ni babiri, ni 10 se. Urupfu rwaje gutwara bagira icyo babikoraho rukagenda. Iyo tuvuze gutya mugira ngo turi abapfumu hari. Ntabwo turi abapfumu, turi abakozi b'Imana. Niba Imana ishobora gukangara urupfu ikaruha ingabo rukagenda ntirugutware, bivuze ngo wamenye n'amakuru yuko buri mwaka ruza kubatwara umuntu, hari icyo wabikoraho. Kuki mutakishinganisha? Mukishinganisha. Kera abapagani bataramenya Imana bakigendera mu nzira z'umwijima, kuki barutsirikaga? Bakavuga bati tugiye gutsirika urupfu, kugera ku rwego babyaye n'umwana bakamutsirika, bakavuga bati tukwise rwarakabije, hakabaho ntapfe. None ni gute abantu dusenga twamenya amakuru ku rupfu ruri buze mu muryango, tukicara niruze nyine tugasengera kwezwa niyezwe ataha amahoro ibawe rwose tuzagusangayo, mukiyakira hafi yo kujya gukoresha serikali umuntu ataranapfa, hafi yo kwishyura imva. Kandi koko none se abantu bamaze kumenya ko buri mwaka umuntu ataha banishyura n'imva mbere, banayishyura rwose, bakavuga bati reka tujye tuyishyura mbere tuyitegure. Ntimukajye mwakira ikibi bakunzi bacu ngo mucyakire, mwiyakire mu hoya, ni mujye murekarama muve muti turabyanze, mutabaza Imana muyihamagare muyibwire muti twamenye ko urupfu rushaka kudutwara umuntu. Ubusa ko Imana ijye duha amakuru ikatubwira uti bana banjye nimusenge dore imva zacukuwe. Impamvu yuko Imana ibishaka ko hari icyo dukora. None se iyo dusenze izo mva ndizisibwa? None se imva zicukurwa urupfu rutaje? Inshuti zacu mutwemerere tujye tugendana icyo twahawe n'Imana kumenya tukibamenyeshe, icyo umwuka w'Imana duhaye tukibabwire. Ahari birashoboka ko hakira benshi kandi bari gupfa. Birambabaza iyo abantu bampaye ubuhamya bakambwira ngo runaka ngo yaratashye, ngo ariko ngo twari tubizi ngo mu minsi ishize ngo yari yatuganirije
ngo twari turi kuganira ngo Imana ngo iza kuvugana natwe ko mu muryango wacu ngo igiye kudukuramo umuntu wumva yanabibabwiye. None mugira ngo Imana iha abantu amakuru atari ukugira ngo irebe niba ntacyo babikoraho. Ubuse ko yayahaye Hezekiya, yatumye kuri Hezekiya imutumaho Yesaya. Irongura uti Yesaya genda umbwirire Hezekiya arage ndamutwara. Icyo si cya gihe nababwiye Imana iba yarageneye umuntu cyari kigeze. Icyo si cyo. Mubwira arage igihe namugeneye cyarangiye. Mutwarangiza ngo umuntu wese apfa igihe cye kigeze ngo nta urenza umunsi. Niba nta urenza umunsi hamwe nyine umunsi wawe nugera uzahita ugagara nta n'umwaka bazaguha. Ariko nugera ku rwego rwo kumva ko umuntu arenza umunsi uzagira n'imyaka 50 irenga ko bari barakugeneye. Kuko imyumvire yarahindutse, umenya neza ko Imana ifite ubushobozi bwo gutanga ingabo ku munsi wari bupfiyeho, igatanga ingabo ntubugipfuye hagapfa iyo ngabo. Ngiye kubasobanuraho gatoya n'igihe tuvuga ingabo abantu bakagira ngo nizitwara imbunda. Hoya turaje tubabwira ingabo tuzibabwire. Nari mbabwiye ngo birambabaza iyo abantu tuganiye bakambwira ngo runaka yapfuye ngo twari tubizi. Mwari mubizi ko ari bupfe, murabyakira ntacyo mwabikoze. Ati ntacyo. Ni mwana juri ati hoya, ni mwajurira pe murabyemera arapfa aragenda. Ati agahinda kakamfata nkumva ndababaye rwose. Hezekiya yaraseza abwira Imana ati bumpaye kurya ibirayi kabiri, uranjyana heye kano kanya? Uranjyana waretse nkabanza nkabaho gakeya nkawongera nkarya ku birayi. Ubu ntiyajuriye, ntibamukubise 15 ni mike irenze kuyo wagombaga kupfiraho. Ubu ntibamaze kunkubita igera muri kandi iyo bamaze kumpara nari gupfa 1998 ubwo bamaze kunyongeza imyaka 25. Ubu sinyihekenye ntibagiye kumpa nindi harangiza ngo iyo rwaje ruba rwaje. Kucyurupfu twageze ku rwego rwo kujya turuha karibu, kugera ku rwego runakomanga ukamenya ko ari rwo rugukomanga ukarukingura nk'ukingurira umushyitsi. Urupfu ni umushyitsi w'imena twabonye. Ubu twiyakire muri aya matariki asigaye, ibi byumweru bibiri bisigaye 2023 irangire. Ubu twiyakire pe, urupfu rudutwara abantu, rudutwara ababyeyi, rudutware inshuti, rudutwara abavandimwe. Twiyakire ngo ntacyo twarenzaho, rujya rukomanga turuhe karibu, turuha agatebe rwicare, ku mugoroba tubike dutanga amatangazo kuri radio ngo runaka yitabye Imana ejo muzadufashe. Twiyakire. Oya, nahawe n'umwami Imana ya magambo mbabwire nti Uwiteka natwishimira tukamuhakwaho, ntitwirare. Ikosa n'ukwirara niko twasomye hariya muri yo 36:18 ntitubeshwe no kwirarira kwacu ngo bitume incungu nyinshi zirendwa kuducungura. Ntimwumva ko hari incungu? Timuba mubyumva ko zihari kandi nyinshi Imana igenda itanga zikaducungura? Wari bupfa kuwa mbere mwana wanjye ntanze incungu niwibereho, wari bupfa kuwa kabiri ntanze incungu niwibereho, wari bupfa kuwa gatatu ntanze incungu. N'ubu uyu munsi hari incungu Imana iri butange, wowe wumvise iki kiganiro ku Gusenga Everyday ukaba ufite kwizera Imana tukizerana, niwizera Imana ko niba wari bupfa uyu mwaka utagipfuye. Ariko niwiyakira ati niruza nyire urapfa, baragushyingura rwose. Uwiteka natwishimira. Uru rutindi rw'urupfu cyenda rutuka. Kuko abantu bamwe bavuga bati oya ntimukarutuke, ni umukozi w'Imana ngo rushinzwe umukozi w'Imana. Ubu muzi ko ku rutonde rw'abanzi Imana izatwika nyuma rurimo. Bibiliya iravuga ngo umwanzi uzaheruka abandi banzi. Kuki urupfu murufata nk'inshuti? Urupfu ni mwene wacu. Ubwo muzi ubugome rugira.
munize mukarufata nk'inshuti ntimunabwira Imana turi rutindi rwo gatinda ni ruve hano mukarwakira muri kurwakira rumaze iki uza abantu rwatuririye inshuti ruturira abavandimwe ruturira ababyeyi mwarangiza mukarufata nk'inshuti mwaruhahamuye byibuze tukamara kabiri tukareba ko twamara kabiri iminsi ikisunika nimuharanire kwishimirwa n'Imana murebe ko nirugera ku marembo rutazinga utwatwo rukagenda Uwiteka natwishimira azatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwacu hari isomo ngira mbasomere mbereke ko rwakamejeje ariko Uwiteka natwishimira turi burukire reka nsomere ino somo riri mu byahishuwe igice cyaho cya 6 mbere ku rupfu kuntu ruri kuzerera cyane ruri kuvuduka mutagira ngo icyo turi bukire ntigihari icyo dukira kirahari mutagira ngo ntigihari ibyahishuwe 6:7 ngiki kintu Imana igiye kudukiza ikadutangira ingabo mwoka byaramwe no kiri no kuvuduka cyavudutse 6:7 ni mu byahishuwe umwana w'intama amenye ikimenyetso cya 4 numva ijwi ry'ikizima cya 4 kivuga kiti ngwino nuko ngiye kubona mbona ifarashi y'igitare igajutse kandi uyicayeho yitwa Rupfu kandi kuzimara mukurikira nuko bahabwa ubutware bwa 1/4 cy'isi ngo bakicishe inkota n'inzara n'urupfu n'ibikoko byo mwisi ntimurwumvise noneho ko baruhaye n'ifarashi ntimurwumvise ukuntu ruri kwihuta ifarashi muzi ukuntu yihuta uru rupfu bahaye ifarashi murabona Uwiteka adatanze ingabo twarukira niba rwaragenderaga ku maguru uyu munsi bakaba baruhaye ifarashi akaba ruri kugenderaho rufite gahunda yo kwica 1/4 cy'abatuye isi murumva Imana itadutangiye ingabo ninde wasigara icyo 1/4 ntiwakigendamo niyo mpamvu tugomba kwishinganisha ku Mana ibintu rwishyizemo urupfu rwishyizemo ibintu ngo ntawe uruvugaho ngo abeho ngo ntawe ngo urutunga urutoki ngo aramuke nge ntacyo uri buntware warupfu ntacyo ntwara ko twarakumenye na Yesu wacu aherutse kugutsinda mu minsi yashize yavuye ku isavuze utubunda rutsinze rwo katsindwa timurutinyi bunda runesheje natwe twakunesha tukazataha dushaje dukuze tushaje tudakenyutse tukazagenda neza twimurwa tugi wacu ukazaduhindukira irembo kuruta kuduhindukira imva n'umwobo wo kudukenyura Uwiteka natwishimira muri izi mpera z'umwaka urupfu dusomye ruri kugenda ku ifarashi y'igitare rwiruka ibirometero n'ibirometero ruva ku mugabane umwe rujya ku wundi ruva mu gihugu kimwe rujya mu kindi ruva ku muryango umwe rujya ku wundi muryango ariko Uwiteka natwishimira afite gahunda yo kudutangira ingabo mu kiganiro Kalebu na Yesu yagiranye n'iteraniro rinini ry'Abisiraheli ubwo bari bavuye gutata igihugu hakaza bamwe 10 bari bamaze kwiyakira ko bagomba gupfa iki nicyo kigaragaza ko iyo umuntu yiyakiriye ko azapfa arapfa koko 10 ryaje ryiyakiriye ko riri bupfe naba naki tugomba gupfa baraturya pe ntabwo twabaho ariko babiri Kalebu na Yesu umwami Imana dufashe duhagarare mu kwizera nk'ukwa Kalebu na Yesu babiri bari bafite kwizera baravuga batumva Uwiteka niba twishimira kiriya gihugu tugomba kukijyamo kandi tuzabarya nk'imitsima ntibaramye muzasome Bibiliya Yosuwa ntiyambutse siwe wayoboye Abisiraheli
bageze hirya iriya Mose yarataye. Karebu si wajyaga kwishyuza gakondo ye bakamubwira bati dore urashaje ntabwo washobora gufata hariya ahantu hasigaye. Arababwira ati muranyitiranye ngewe wo matanye n'Imana ngahamya Imana nkavuga nti tuzabaho ninjye mugira ngo hari icyo ndi bube. Ntiyaramya agira imyaka akayabo. Niwiyakira ko ntacyo uri bube ntacyo uraba. Nutakaza ibyiringiro kuri bupfurapfa. Nutizerera umwana we wumve ko ari bubeho arapfa. Nutizerera umugore wawe urwaye wumve ko ntacyo azaba arapfa. Ibintu byose bikorana no kwizera. Uwiteka natwishimira ari budutangira ingabo. Reka mbabwire ku ngabo Imana itanga kakantu n'akabantu baba bafite amatsiko yo kukamenya ngo ariko ubundi ngabo Imana itanga ni bwoko ki? Nizihe ngabo Imana itanga tukabaho? Mu ngabo Imana itanga habamo ibikoresho materiel runaka, ibintu umuntu atunze. Urupfu rushobora kuza rwarakaye Imana ikarunagira nk'imodoka utunze. Imodoka ikagwa mu mukokwe wasenga Imana ati kiriya ni igitambo kigiye. Mu gihe warubabaye imodoka yanjye no mu mpera z'uyu mwaka hari ibitambo Imana igiye gutanga bivuye mu by'abantu batunze ariko abantu bakabaho. Kireka niba ukunze ibintu kuruta ubugingo cyangwa kuruta wowe, niba ubikunze noneho genda ubisige. Niba wumva ko nta cyatangwa ngo ubeho, igikoresho runaka kitagenda ngo wowe usigare, kitagenda ngo umwana wawe asigare, kitagenda ngo umugore wawe asigare, kitagenda ngo umugabo wawe asigare, noneho mureka agende, noneho ndebe niba ari cyo gifite agaciro. Imana ishobora gutanga moto igatanga igare ukabaho. Imana yatanga ubutunzi ufite ariko wowe ukabaho bukagenda ari ingabo. Ugahomba mu gihe gito cyane ukavuga uti yo mbombye bitunguranye. Uko gutungurana ntabwo gusanzwe nyine hari impamvu. Birashoboka ko hari bugenda umuntu muri mwebwe ariko hahisemo kugenda amafaranga. Cyangwa umuntu akarwara mukamuvuza miliyoni akayabo ariko agakira. Mugira ngo izo miliyoni se si ibitambo? Ni ibitambo biba bigiye. Ubundi hari bugenda umuntu no kuba hagiye izo miliyoni ubuzima bwe bukaba bukomeje. Ni igitambo kigiye. Ntimubabare, icyo ni igitambo Imana itanze. Ni igitambo. Imana igitanga amatungo aya tworora, inka, ihene, intama, ingurube, udukwavu, udukoko n'utundi. Imana igibitanga bikagenda. Mu mpera z'umwaka ushize hari umupapa umwe urupfu rwaje kubatwara umuntu. Imana irunagira inka. Agiye mu kiraro asanga inka yapfuye. Imana iramubwira uti icyo ni igitambo ntanze. Hagombaga gupfa umuntu mu muryango wanyu. Hari n'ahandi ruherutse kuza irunagira inka ebyiri. Bo bari banabizi ko hagomba gupfa umuntu, ebyiri ziba ziragiye. Ariko umuntu abaho, umuntu aruta inka. Ejo utazabona agahene karabiranye, agakoko kakarabirana, agakwavu kakirenga kumurya ukavuga uti kapfuye. Hari umuntu wari bugende urupfu barunagiye ako kantu. Mugira ngo rwagenda nta kantu baruhaye rero. Ntimuzi amahane rugira. Rugira amahane iyo rwaje bisaba barunagira akantu. Kakagenda nk'igitambo mu kimbo cyawe. Muzi ko urupfu mu bitambo Imana igitanga habamo na bimwe mu bice by'ingingo dufite. Kuko mucyo bita impagarike ya muntu, umuntu agizwe n'ingingo zirenze rumwe. Hari urugingo watakaza ntupfe. Urwo watakaza ntupfe byabaye ngombwa Imana irarutanga ariko wowe ukabaho. Ubu se mu mwaka 2022 ndirwaje kuntwara rwo katsindwa, Imana iruha akanyama ka hano ndirwantimbuye hasi, akanyama karagenda. N'utundi tunyama twa hano mu biganza ntitwomotse, urupfu bandarukize rwo katsindwa ndirwaye ruje kuntwara. Ubwo se ntiyaruhaye utunyama?
ejo utazabona iruhaye nk'akano kamwe cyangwa agatoki ukavuga uti rwose ibintu Imana inkoreye. None se ko yari bugutanga ugapfa wese? Niba ari agatoki kagiye, niba ari akano kagiye, niba ari ikirenge kigiye, ko wari bupfe se? Ko wari bupfe? Ari ugupfa no kuba waba umugaye ariko ukabaho, kandi umuntu uriho haba hakiri ibyiringiro, haba hakiri ibyiringiro. Ese mugira ngo amahirwe y'umuntu ashobora guhagarika, cyangwa umugisha w'umuntu ushobora guhagarikwa n'ubusembwa runaka ugize ngo nuko ugize ubusembwa? Wacika agatoki kandi ukaba umukire, kandi ugatera imbere, kandi ukaba umushumba, kandi ukaba umukozi w'Imana, kandi ufite ubumuga. Aho kugira ngo ugende wese, Imana ishobora gutanga akantu gatoya ku mubiri wawe. Nagiye mbibona mu kwezi kwa 2022 rwarundahiye n'amaguru, rwaje runsanga ahantu mu nzu nari ndi gukorera. Imana irunagira utunyama twa hano mu mugongo. Buse sindiho, utwo tunyama ntihasubiye izindi, ntihameze neza, buse ndiho. Imana igitanga ingabo sigapfa ku bwacu. Nizi mpera z'umwaka nubwo urupfu rwarakaye rukisaza, gahunda ihari nuko Uwiteka natwishimira. Imana ishimwe. Wowe haranira kwishimirwa n'Imana, ibindi byihorere. Ruzabura icyo rurya ruzirye, cyangwa ruzarya imbeba zo mu nzu, cyangwa ruzarya ibyatsi, cyangwa ruzasibiti mu mashyamba manini ruzagende rwasibiti. Timujya mubona ko hari igihe rwirakaza rukasibiti. Bugira rwasa buriya kuriya mubona igiti rwacyashije, ni hari umubyeyi se ruherutse kuza gutwara Imana irunagira insina yari iri ku marembo. Insina gutya abyutsa asanga insina yumye. Imana iramubwira ngo iriya nsina yagiye mu nk'igitambo, ubundi rurinda ruturya rwariye insina, cyangwa rukarya ibyatsi, cyangwa rukarya ibiti. Mwebwe nimureke duharanire ko Uwiteka twishimira. Natwishimira tutitaye ngo na amezi yo gupfa, tutitaye ngo na amatariki yo gupfa, azatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwacu. Niyo gahunda ihari. Ndagira mbabwira akantu gato yari nako ndibuze kuza gusorezaho. Ni ingabo ikomeye, nimwe mu ngabo ikomeye Imana igitanga. Akangaka ndashaka kukavuga ntuje. Muzi ko mu ngabo zitangwa habamo n'abantu bimbura mu maro. Mu ngabo, iri somo ryo reka ndibasomere. Utaza kuvuga ngo ese ngo abantu ngo Imana ngo ibatanga gute, ngo itanga abantu guse ngo ikabatangira abandi cyane rwose. Ari nawe Imana yigeze ivuga uti nzatanga Egiputa, nzatanga ikiri kubwira ubwoko bwayo. Reka dusomere isomo riri hano mu Migani, igice cyaho c'18, twumve icyo ijambo ry'Imana rivuga ku ngabo Imana igitanga. 11:8 muri hangana tuharebe, kuko hari ukundi ikirere kiba kimeze kurebamo bigasaba kwitonda. Imigani 11:8. Ese koko n'abantu batangwa mu kimbo cy'abandi? Akako karakomeye, niyo mpamvu ngavuga nitonze atagira abantera amabuye. 11:8. Umukiranutsi akizwa amakuba, umunyabyaha agasubira mu kigwi cye. Umukiranutsi akizwa amakuba, umunyabyaha agasubira mu kigwi cye. Muzi ko umuntu ashobora kuba imbura mu maro, akabuza umutekano abantu, akabuza sosiyete umutekano, akabuza igihugu umutekano, akabuza umuryango umutekano. Urupfu rwaza mu kimbo cyo gutwara umuntu w'umunyamahoro ubanye n'abantu amahoro, Imana ikarunagira wa mutindi wabujije abantu umutekano. Niyo mpamvu ubuzima tubamo ukwiye kuba umunyamumaro aha mu buzima bwose ubayemo.
ukaba umunyamumaro mu muryango wawe, ukaba umunyamumaro mu gihugu, ukaba umunyamumaro mu itorero ubamo niba uri umunyetorero, ukaba umunyamumaro muri sosiyete, bakakubona nk'umunyamumaro kugera no ku rwego ruza kugusura urupfu bakavuza urwamo bakarukomera bakarukabukira. Mwari mwabona umuntu utewe n'umujura yarabanye neza mu gace atuyemo? Dore ko hari n'ababana nabo umujura yabatera bataka ntihagire ubatabara, ati nibakibe n'ubundi nta n'icyo cyari kitumariye, n'ubundi se turamutabara, ubundi atumariye iki? Ubundi se yatugaburiraga? Hari igihe umuntu aba mubi kugera ku rwego abantu barumukatira bakavuga bati abarwayi rumutwayeho katsindwa. Ariko iyo umuntu ari umuntu muzima mu gihugu, muzima mu karere, muzima mu itorero, muzima mu muryango, bamufasha kurwirukana niyo ruje. Barazaguza tere mureke. None si abantu bari kugusenyera bati Mana n'umutware, Mana rwose yadufashaga, none mugira ngo ntibaba bari kumufasha kurwirukana? Mugira ngo hari uruhari Tabita yigeze agira rwo kwirukana urupfu? Rwirukanywe n'abantu yafashije, nibo barwirukanye. Baravuze bati wowe rupfa ibintu wigize kugera ku rwego uje no kudutwara n'abantu b'umumaro. Ntirwamugaruye, ntirwarwamubitse muri ka gafuka karwo, ka kandi kitwa kuzimu. Ikuzimu ni agafuka k'urupfu. Ntitwabisomye se mu Byahishuwe 6:7 ko urupfu rugenda rutwaye ifarashi ruhetse umufuka warwo witwa kuzimu? None se umufuka hari ikindi riwumaza, si ukuniga umuntu rumushyiramo? Mugira ngo uriya mufuka rero ujya wuzura? Reba igihe rwashyiriyemo abantu niba wari wuzura. Ariko abantu baramutabarije, rwanamubitse no mu gafuka, rurongera ruramugarura asubira mu buzima. Abantu bimbura mu maro, bimbura mukoro, bananiza abandi, barushya abandi. Bibiliya ivuga ngo kugera ku rwego Imana ijya yica n'imigambi y'incakura kugira ngo amaboko yazo atazasohoza kugira nabi kwazo ku bantu b'Imana. Ugasanga umuntu ari kugambirira, muzambona nzabereka muryenye ukagira ngo hari amakuru Imana ntiyamenye. Ukugambirira kubabaza abantu, ukugambirira kubuza abantu amahoro, ukugambirira kubuza abantu umutekano, ukugambirira kuhungabanya igihugu, niko n'Imana ikubona ishobora kukuburizamo mu masegonda ukagenda ibyo wibwiraga utabigezeho. Yica imigambi y'incakura ngo amaboko yaza adasohoza kugira nabi kwazo. Imbura mu maro zijya zitangwa. Kwa Sadoraka ntizatanzwe bagiye gupfa. Imana ntiyavuze kugira abana banjye bapfe, ndareka ututundu twabatiruye abari two dupfa. Twari twigize intwari yo guterura abantu b'Imana. Hari abantu bigira intwari zo guterura abantu b'Imana cyangwa zo guterura abandi. Ninde umusebya ati ndamusebya? Ninde wamubeshyera ati ndamubeshyera? Ninde wamushinja ibinyoma ati ndamushinja? Abantu bigira intwari zo gukorera abandi bibi, zo gushora abandi mu bibazo. Hari igihe Imana izajya batanga mu ngabo bagapfa, abanyamumaro bagasigara. Umuriro ntiwadufashe turapfa. Kwa Daniyeli Imana ntiyarwihanangirije ati ntumurye ndaza kuguha ibiryo. Baruhaye iki? Ntibaruhaye twatugabo tw'ingambanyi twamugambaniye n'imiryango yatwo. Hirya iriya byagenze bite? Ishushani kare akagabo kitwa Hamani ntimukazi? Timujya mugasoma muri Bibiliya muri Esteri. Ibintu kishyizemo k'ibyishari by'ishari. Ishari ni ribi. Kishyira mu ishari. Ntibazadukirana. Byagenze bite? Imana ntiyavuze uti ibyo wigira. Nasomye ijambo rirambwira ngo ucukura urwobo n'uzarugwamo. Ntibyarangiye igiti kari kasongoye ariko kakigiyemo n'umuryango wako. Izo bazita ingabo z'imbura mu maro zitangwa mu cyimbo cy'abanyamumaro. Nizi mpera z'umwaka niba abantu batubashye Imana bayegere babanyamumaro bafashe bagenzi babo, bagire bagenzi babo mu mumaro, bashobora bamwe guhura nk'umwaku wo gutangwa mu ngabo. Imana niba mpera umugisha, twari turi ku ijambo rivuga ngo Uwiteka natwishimira azatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwacu. Ndagira ngo dusoze dutanga inama, tubabwira tuti muharanire kwishimirwa n'Imana. Kwishimirwa n'Imana nta kindi, nimugirire icyizere nk'uko Yosuwa na Kalebu bayigiriye icyizere, bishimire. Icya kabiri, nimukora ibikorwa byubahisha Imana.
ni mu babanyamumara aho mutuye mufashe bagenzi banyu dore nk'ubu ngubu turi gutegura iminsi mikuru bamwe bacicikanye tuzambara neza tuzarya inyama ariko nturi gutekereza ku muntu uzafasha nturi gutekereza ku muntu uzagaburira wowe uri gupanga kuzarya neza gusa Bibiliya iravuga ngo bene iyo myirato ni y'ubusa uko upanga kwifata neza wapanze no kureba ko hari umuntu ubabaye mukazasangira hejuriya urya ufutarare hari abantu bari kwicira isazi mu maso oya kwishimirwa n'Imana biraharanirwa harimo no kubera Imana umunyamumaro ukabera bagenzi bawe umunyamumaro urupfu rwaza rugasanga Imana yaguhagazeho igashaka kandi runagira niyo yarunagira gateremusi Yari umumama w'inshuti yanjye se rwaje irunagira gateremusi karimo igikoma bari ko kameneka se mugira ngo Imana yaburi kiruha yakwishimiye mwebwe nimuharanire kwishimirwa n'Imana Uwiteka nabishimira azatanga ingabo nyinshi zive ku bwanyu Imana nibampera umugisha ndagira ngo nsoze nsenga mbasengera Imana mbasabira imbaraga zibashoboza gukora ibikorwa byo bituma mwishimirwa n'Imana uru rutindi nubwo rurimo kuzerera ntacyo ruri buze kubatwara ndabizi kandi turambuka uyu mwaka neza twemye kandi muzabimbwira muzabivuga muzabitubwira ku gusenga every day muzaduhamya mutubwire ngo nyuma yo kumva bwa butumwa twahagaze mu kwizera turarukangara turarwirukana none twarambutse muzabitubwira mu kwezi kwa mbere tuzongere duhuriye kuri izi mikoro muzaduhamya mutubwire muti rwose rwaragiye rwanyuze mu marembo ruragenda rwo katsindwa tubireba nimugirire Imana ikizere gusa nyakubaha Imana iri mu ijuru ndagushimiye haleluya jambo ryawe ni ryiza kandi ni rizima uduhaye aya magambo ubuhanuzi ubutumwa buvuga ngo nutwishimira ntekereza ko umuntu wese tubanye kugusenga every day yumva ijambo ryawe ayisagira icyifuzo kivuga ngo Mana ndifuza kunyishimira icyo asabwa cya mbere nuko kwizera akakugirira icyizere icya kabiri agaharanira kwera imbuto nziza zituma umwishimira gatatu akabana n'abantu amahoro akaba umunyamumaro icya kane ntabeho yirara cyangwa yirarira ibyo byose nsabiye abana bawe kubihagararamo neza kuko ari wowe utanga imbaraga zibashoboza kubihagararamo kuko utabibashoboje ntabwo babyishoboza reka imbabazi zawe rero zikomeze zibe kuri twebwe uyu mwaka tuwusoze neza uyu mwuka w'urupfu uri kuzerera turawirukanye mu izina rya Yesu ijuru niriganze kandi ritegeke mu izina rya Kristo Yesu amen birashoboka cyane ko mushobora kwifuza kutuvugisha munyuze kuri kontakte zacu kutugisha inama kuduha ibyifuzo nimero dukoresha ni 07 84 iyo uri hanze ubanza akamenyetso ko guteranya 250 karindwi 84 52 47 turabashimiye Imana y'amahoro ibishimire mukomeze mukurikira ibiganiro ku gusenga every day mukore subscribe mukore share ubutumwa musangiza abandi mujye mudufasha natwe kubwiriza ubutumwa icyo wumvise nawe kimenyeshe bagenzi bawe shalom ibihe byiza turabashimiye amen reka tugushimire misago tukubwiye ngo Imana iguhe umugisha amen reka dushimire umukamera wacu tumubwiye ngo nawe Imana iguhe umugisha reka dushimire umuntu yabanye natwe muri kiganiro kuva gitangira akabasujya natubwiye nawe ngo Imana iguhe umugisha reka dushimire umuntu uzufata ibiganiro byacu akabisharinga ashaka bipartage tukubwiye nawe ngo Imana iguhe umugisha ikiganiro nawe utaha shalom amen gusenga everyday gusenga buri munsi nusenga uzanesha nunanigwa gusenga uzaneshwa senga